bakunzi ba Disentence twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubaha ikaze kuri Disentence channel, ndetse kandi n'uwaba ari bwo bwa mbere yageze kuri channel tumusaba kandi subscribe, tumuha ikaze kugira ngo akomeze abone ibiganiro byacu bimugeraho ku gihe, ajye mu muryango wa Disentence. Abakunzi bacu tuzi ko mumaze kuba benshi, tubashimira ko mukomeza kutugira icyo cyizere, kandi natwe tuzi ko tuzakomeza tubaha amakuru atari ivumbi, tubaha amakuru agezweho, tubabwiza ukuri kw'ibintu uko byifashe. Mbasaba kunyihanganira ko maze iminsi ndwaye, ijwi ntabwo ryari ryagaruka neza. Nkuko twabyiyemeje kubageza update z'imirimo itandukanye, ibikorwa remezo cyane cyane byinshi bikorerwa mu iki igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Hano mu Rwanda rero tuzi ko hari umushinga ukomeye cyane wa Stade Amahoro, tukaba ari twagiye tubagezaho amakuru atandukanye atari yamenyekana ibikorwa cyangwa se ya byinshi bitandukanye kuri no mirimo iri gukorwa kuri Stade Amahoro. Mu kiganiro giheruka cy'ubushize twabwiye ko imirimo igezweho ari gukora amasuku, batunganya mo imbere, basiga amarange ndetse benstara ibikoresho by'amashanyarazi, iby'amazi, za air conditioning, benstara amatoilette ndetse no gusiga amarange, ndetse banafungamo mu bikuta, bashyiramo ibikuta bitandukanye, ndetse no kwinstara ceiling cyangwa se plafond. Kuri ubu ngubu rero tugiye kubabwira ko ibyo mwari munyotewe byo kubona igisenge gishyirwaho ko byatangiye, imirimo yatangiye. Duruka muri video ziheruka tubereka ko batangiye kuzamura inkingi zizafata igisenge, ari nazo zashyizweho bya byuma cyangwa se ya migongo nk'iyo tubona kuri BK Arena, ko byatangiye gukorwa. Ibyo bikorwa rero cyangwa se ibyo byuma byazamuwe ni nabyo byari twarabwiye ko bizafata igisenge. Nkuko rero muri kubibona mu mafoto, murabona ko igisenge cyangwa se charpente cyangwa se nk'ibizwi nka truss frame ku bazi ibyongereza, ibyo nibyo bifata igisenge twe tumenyereye cyangwa se twita amabati. Ibyo nibyo bizaramburwaho amabati, dore ko igisenge kizaba kizengurutse stade yose, kizengurutse tribune yose. Tribune izaba irimo izajyamo 45,000 yose, uko izaba isakaye, usibye ikibuga, kuko ikibuga cyo kigomba kuba kidasakaye kugira ngo habashe kwinjiramo umwuka, habashe kuboneka akazuba kari naturel. Ndabona ko rero ikibuga urabona ko ino stade imirimo iri kwihutishwa, ubwo batangiye gushyira ibi byuma by'igisenge n'ibindi mu minsi mike. Murabona ko byatangiye kugezwamo. Tubibutse ko imirimo iteganyijwe ko izaba yasojwe cyangwa se yarangijwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, mu mwaka utaha. Urumva ko hasigaye nk'amezi ageze nko ku 10 cyangwa se 11. Murumva ko imirimo irarimbanije, kandi murabona ko uko bigaragara imirimo irakorwa mu buryo bwihuse, irashyirwamo imbaraga zishoboka zose, dore ko biteganyijwe ko hazabera n'igikombe cy'isi cy'abakanyujijeho mu mupira w'amaguru cyangwa se abo twita abavetera. Igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha. Urumva ko hari byinshi byo gukorwa, ariko tukurikije cyangwa se nk'uko tubibona, ino stade izaba yarangiye, imirimo izaba yasojwe mu icyo gihe cyateganyijwe. Tubibutsa ko izatwara asaga miliyari 165 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ni amafaranga atari make, ni amafaranga menshi azashyirwa muri iki gikorwa. Tubashimire ko mukomeza kubana natwe, mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe, mukomeza kudushyigikira. Tubasaba gukora share, gukora like, ndetse n'abafite igitekerezo, ikibazo cyangwa se inyunganizi yatugezaho, twandikira muri comment, twamusubiza cyangwa se tukazamugezaho ubufasha yaba dusabye cyangwa se icyo yaba dukeneye ko dukora. Ndetse kandi n'abatari bakanda subscribe, tubasaba gukanda subscribe kugira ngo twemeze kubana, tukomeze kuganira hamwe, twunganirana ibitekerezo mu buryo butandukanye, ubumwe cyangwa se ubundi. Murakoze, bye bye.